Ikiganiro gikozwe kubera iki ubutaha cyakozwe turebera hamwe uburyo bwo kubakira ibiraro byacu hejuru inkwavu, twirinda uburyo bubi bwo korora inkwavu hasi. Dukora icyo kiganiro cyo kubaka ibiraro ntabwo twavuze ibiciro by'icyo kiraro byafashe kugira ngo cyuzure. Ngiye kubivuga kubera urumva nyine uburyo bihendutse nawe ugahita wiyumvamo ubushobozi bwo kwiyubakira ibiraro. Ubu ngubu tugiye kurebera hamwe byibura ikiraro kimwe amafaranga cyuzura gitwaye ukuntu ari make, nawe biragutera umuhate wo kwiyubakira ibiraro byo hejuru. Ikindi turaza kuvugaho by'umwihariko ni ukuntu kubaka ibiraro byinshi bihendutse kurusha kubaka ibiraro bikeya. Ndaza kukubwira impamvu muri byo. Wibuke ko wakaza subscribe ndetse na like. Noneho reka duhite turebera hamwe ikiraro kimwe ngo cyatwara amafaranga angahe kugira ngo nawe utangire aka kanya wiyubakire ibiraro byo hejuru by'inkwavu zawe. Akayungiro twakoresheje njye naguze metero kuri metero niko ukagura kandi kagura ibihumbi bitatu. Noneho tukakuva twarakoze ikiraro cya 70 kuri 70 ntago akayungiro kose kashiriyeho. Twakoresheje nk'aka 2 kuri metero igura ibihumbi bitatu kose ntago twagakoresheje. Urumva ko aka kayungiro kagiye ku kiraro kimwe ni ak'ibihumbi 2 gusa. Noneho twajya ku nkwavu, nari naguze inkwavu z'igihumbi ariko tuzikoresha ku biraro 2. Ubwo urumva ikiraro kimwe wabara ko twakoresheje inkwavu za 500. Ubwo ndavuga ni imishishwa cyangwa ababyita imibabari ntago mbizi. So noneho tukamanuka ku biti twakoresheje. Urumva ikiraro kimwe gikenera gushinga ibiti 4 bihagaze. Urumva ko nanjye nari naguze ibindi biti n'ubundi by'igihumbi ahantu tuba bikunze kuhaboneka. Noneho ku kiraro kimwe urumva naho hagiye ibiti bya 500 gusa. Imisumari yo ni imisumari nababwiye ko ari seni 3, nari naguze imisumari ya 400. Urumva ko navuga ko ikiraro kimwe nacyo cyagiye imisumari ya 200 yonyine gusa. Aho metero, inyundo, urukero cyangwa se umupanga n'ubundi wayabitira cyangwa se no mu rugo bishobora kuba bihari. Urumva ko ni ibikoresho bisanzwe. Noneho ubwo rero twavuga ko ikiraro kimwe cyatwaye amafaranga ibihumbi 3200 yonyine gusa. Noneho ngaho nawe ibaze amafaranga ukuntu ari makeya. Ariko aha ngaha niho ndahita ngubwirira impamvu kubaka ibiraro byinshi bihindutse kurusha bikeya. Ni ukubera iki rero? Aha ngaha tubaze ko ikiraro kimwe cyakosomye amafaranga ibihumbi 3200. Ushobora guhita utekereza ko ubwo ibyo biraro 2 twubatse ngo byagiye amafaranga ibihumbi 6400. Ntago ariko bimeze. Impamvu twibuka ko reka mbite nk'urugero hano inuze ikiraro kimwe gikenera ibiti 4 byo gushinga. Ariko bivuze ko ari ibiraro 2 byagakeneye ibiti 8 byo gushinga. Ariko ntago ari byo. Uzasanga ibiraro 2 byo birakenera ibiti 6 gusa. Kuko bya bindi 2 byo hagati urumva birakora ku mpande zombi uko ari 2. Urumva ko bizahita biburizamo ibiti 2 by'uwo ari gushinga. Byumvikane ko ikiraro kimwe kizatwara amafaranga menshi kurusha uko byaba ari 2. Urumva ntago ayo mafaranga yakikuba. Urumva no mu mpaho izatandukanyije ikiraro kimwe n'ikindi aho hakagiye nyine udukuta 2 ubwo ni kamwe gatandukanye ibiraro 2 n'ibindi. Urumva ko ni uburyo bworoshye bwo kumvisha ko uko umubare nyine w'ibiraro ugenda wiyongera niko n'amafaranga agenda atakara kuri buri kimwe agabanuka. So urumva no ku kayungiro ubwo akayungiro ushobora nko kugura metero kuri metero katashirira ku kiraro kimwe ugasanga urahunze. Ariko tekereze ko iyo nguze akayungiro wenda nka metero 2 mu burebure bw'akayungiro ku metero 2 kuri 1 nubakisha ibiraro 4. Kandi ushobora gutekereza kuguze ngo akayungiro metero kuri metero 1 ugakubakisha ikiraro hagasigara ubuce no ku kindi gutyo. Urumva ko izo metero 2 kuri 1 zakakubatse ibiraro 2 gusa. Ariko wibaze ko njyewe zinyubakira ibiraro 4. Urumva nuko yari kanini hari uburyo ugakatamo hagati bikaba byakorohera neza. Nimubyifuza ukuntu ngakata kugira ngo
izo metero ebyiri zihure n'ibiraro bine nabyo mwabyandika muri komenti ati akayungire kugakata. Wowe urabyandika mu buryo nzumva neza kugira ngo inze nabyo tubikoreho kuko aha ngaha mbabereyemo. So nibuke ubwo murumva neza itandukaniro riri hagati nyine yo kubaka ibiraro bikeya na byinshi ukuntu amafaranga asa naho n'agabanukamo. Gusa mwibuke gukanda like kuri iyi video, uziko mwahindutse we ugasanga video yarebwe n'abantu 1000 ariko like ni nk'eshanu gusa cyangwa 10. Mukande like kugira ngo mbone ko ibintu ndi kubahereza bibafitiye akamaro. So reka njyewe duhurire mu kindi kiganiro gikurikira.